Reka twongere tubasuhuze mwebwe mwese mukomeza gukurikirana ibiganiro bica kuri channel ya Future Film ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye, filimi z'uruhererekane zose zigiye zitandukanye zibanezeza cyane. Uyu munsi rero nk'abanyamakuru nk'imboni za Future Film duciye ku muvandimwe dusanga bari mu gitaramo cyo guhimbaza Imana, tugira amatsiko yo kugira ngo tubasure, tubaganize, twumva uwo munsi mukuru natwe tusogongereho, tusangire ibyo byishimo, tubisangire byo guhimbaza Uwiteka. Nta kintu wagiraho rero utahimbaje Imana. Niyo mpamvu twongeye gusuhuza abasengera mu matorero agiye atandukanye ndetse no mu madini, mwese Yesu nashimwe. Aka kanya rero twagize amatsiko, niyo mpamvu natwe twifuje kuyabasangiza nka Future Film nk'imboni yanyu. Nyita Rukundo Savio, inshuti y'Imana n'abantu ni ibisanzwe. Turabasuhuje cyane. Reka twegere bene data tubasuhuze. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Umugoroba mwiza. Dusanze muri guhimbaza Imana, twifuza kugira ngo dusangire ibyo byishimo. Ariko ni nk'ibisanzwe mukunda kutubona kenshi tunyura mu biganiro bigiye bitandukanye, muri Tinyuka Rubyiruko ndetse n'ibindi biganiro, mukabona kuri filime zigiye zitandukanye, mukandika comment. Uyu munsi rero twababonye muri guhimbaza Imana, twifuza kugira ngo tujyane ikiganiro, tugirane noneho ibyo byishimo namwe muri kwishimana, natwe tubashe kubifatanya kandi tubisangize n'indi mbaga ikurikira Future Film. Yego. Nje rero ni Rukundo Savio, inshuti y'Imana n'abantu nk'ibisanzwe. Mwebwe mwitwa bandi? Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Mugarura Steven. Ndi umukristo, nsengera muri Revelation ndetse n'abavandimwe bacu uko dusanze muri iki gitaramo. Twese turi abakristo, abenshi basengera muri iryo torero. Twahita tugira amatsiko, ese iki gitaramo gishingiye kuki? Tugiye dukunda mudutumira ku bitaramo bigiye bitandukanye by'umunsi mukuru runaka. Uyu munsi mukuru noneho witwa ngo twawita nirihe zina twawita kugira ngo tuze gusangira ibyishimo? Urakoze cyane. Ntago byoroshye, ariko ntago abantu baterana gusa badafite ikibahuje. Nkuko mwadusanze turimo guhimbaza Imana, urimo urareba iburyo bwanjye hari umubyeyi uhicaye. Yego. Umubyeyi mwiza, umukozi w'Imana. Yego. Uko mumubona hano ni umubyeyi wa benshi. Twakoranye umurimo w'Imana imyaka ishyika mu 9 muri iryo torero rya Revelation. So biba ngombwa yuko yimuka ajya kubera impamvu z'ubuzima, ajya gukorera ahandi hatari hafi mu Bugesera. Ntabwo ari hafi rero, kubera iyo myaka yose 9 twabanye nawe, yatubereye umugisha, yakoreye Imana neza. Twifuza kumusezeraho tumukorera igitaramo. Niyo mpamvu wasanze turimo guhimbaza, no kugira ngo uyu mubyeyi mwiza imirimo yakoze tumushimire, dutaramane nawe, dushima Imana. Nubwo wenda aducitse agiye gukomereza ubuzima ahandi, ntago yari bugende gutyo gusa, kandi yaratubereye umugisha. Twaza kwibaza, uri kuvuga ngaraducitse aragiye, kandi buriya ubugiye batazagaruka, kandi we hagiye birashoboka kugira ngo azajya gukomezana dusure, namwe mu musure. Nubwo no kuvuga ngo harahagiye gukomereza ubutumwa, ariko nagagiye. Okay, karagaciyemo, ariko ni byiza cyane. Byabaye ngombwa rero tuvundi twajya tubone mu bitaramo bigiye bitandukanye byanyu bimeze neza, mu kanya murongera muducingireho urukweto. Jewe nageza muri gutarama ndabanza nkahagarara, nkabanza nkitegereza. Noneho ni wowe urimbanyije cyangwa se ubimburiye abandi muri ibi byishimo. Nawe turaza kumuha umwanya twumve akari ku mutima kuri iki gitaramo. Twizere yuko rero nawe hari igihe kizajya akajya hagaruka kubagira mu kunya mukadutumira. Ni yihe ntego y'iki gitaramo? Intego
y'iki gitaramo nk'uko nabivuze haruguru, intego y'iki gitaramo ni ugusezera uyu mubyeyi yitwa Nyirarukundo Daria, nk'uko nabibabwiye yuko icyo gihe cyose twabanye muri iyo myaka yose 9 twahuye, ariyo ntego dufite kugira ngo dutaramane nawe, twibukiranye uburyo twabanye, hanyuma dusenge dutandukane. Nta yindi ntego yindi niyo ngiyo. Kuri uyu mubyeyi noneho nkawe ni ikihe kintu yaba yarakoze uzajya wica ukavuga ati Daria ndamwibukira kuri iki muri iyo myaka yose 9 mumaranye? Urakoze cyane. Mbajije ikibazo cyiza, ari nacyo wenda cyaduteye ibi byose. Ntabwo ari ikintu kimwe cyangwa bibiri, ni byinshi, ariko ndavugamo iby'ingenzi. Yego. Daria cyangwa umuryango wa Paul, umugabo we ntawe uhari kubera impamvu z'akazi, ariko umudamu niwe uhari. Twaraturanye imyaka ishyika muri 2. Yatubereye umuntu udasanzwe, yagiye atugira inama. Cyane cyane ikintu nibuka nuko igihe twari kwa muganga tubyara umwana wacu wa kabiri, ntabwo byari byoroshye. Twarasengaga tukabona amahishurirwa atandukanye ateye ubwoba, turahangayika na madamu, ariko afata iya mbere, afonda group cyangwa abakozi b'Imana, imiryango ishyika nko muri 5 ndetse yose yabashije no kuza, bakajya basenga ku munsi wo kuwa 4. Barasenga bahagarana natwe, Imana idukoreye ibikomeye. Ntabwo byari byoroshye ku buzima bwacu, kubisobanura ntabwo sinzi ko wenda byakumvikana neza, ariko mu mitima yacu twe turabizi kuko twari dufite ubwoba bwinshi. Icyo gihe bajyaga basenga birije ku munsi wo kuwa 4, guhera ku munsi twabimenyeho kugeza igihe twabyariye, araduherekeza akajya abana natwe kwa muganga. Icyo gihe yari afite umwana muto w'uruhinja wonka, ariko yaramusigaga akadusanga i Kigali aho bita DMC muri New Life. Buri munsi agatega, kandi hari mu gihe kigoye cya COVID, ariko yarategaga akaza akongera akagaruka. Gutyo iyo minsi yose uko ari 3-4 twamaze kwa muganga abana natwe. Icyo kintu cyatubereye ikintu kidasanzwe. Ni byinshi umuntu yamuvugaho, ariko icyo nicyo kintu n'ubu ntashobora kwibagirwa. Si nubwo gusa, ndetse no ku mwana wa 3 w'umukobwa nuko nguko yabigenje. Yahagaranye natwe cyane. Urakoze cyane. Nakibaza ngo hari byinshi umwibukiraho. Yes. Uyu munsi hari n'imamba bamuteguriye. Wenda ntabwo dushaka iyo wazanye wikoreye, ariko hari ijambo wamuteguriye uyu munsi nk'umuntu mwabanye mu bihe bigoye, mu byishimo. So hari ikintu wamuteguriye cyo kumubwira, wakihangana ukamubwira? Yego, nabimubwira. Reka musabe wenda ahindukira ndebe. Daria, uri umubyeyi udasanzwe, uri inyangamugayo, kandi uri umurwanashyaka. Uyu mubyeyi ndamukunda, angana mama. Aho ababyeyi bacu batari bari, uyu nguyu yarahabaye nk'umubyeyi. Rero umuryango wacu turagukunda, kandi aho ugiye tuzagusura. Aho ugiye kuba, aho ugiye gukomereza ubuzima tuzagusura. Sinzi birenze kuri ibyo ngibyo, ariko ndumva birenze ibitekerezo byanjye. Reka tugire, biragoye wenda nubwo navuga gutakaza, ariko biragoye gutakaza umuntu nk'uyu nguyu. Haba hagiyemo intera ndende. Yego, mwajya mubonana, ariko si cyane.
nk'uko twabaga tubana mu buzima bwa buri munsi. Yes. Akatubwira abadukurikiranye rero iki ni igitaramo cyo gushimira umukozi w'Imana adufashije muri byinshi. Reka twakire n'abandi dukomeze twumve ikiri ku mutima wabo. Uyu rero nubabanjirije kugira ngo amubwire mwumvishije ubutumwa bwiza atanze ndetse naho nuko n'urugendo bagendanye n'uyu mubyeyi. Urukumva rero reka twumve n'abandi bagenda bavuga ibiryo biye bitandukanye. Reka tubatege amatwi. Murakoze cyane. Turacyakomeje kwakira abakozi b'Imana bagiye bakorana umurimo n'uyu mubyeyi. Reka twakire ndabona noneho n'ababyeyi bose barangana ariko uko bisa kose umwe n'umubyeyi w'undi. Ni muri tinyuka rubyiruko rero, kandi ntabwo urubyiruko rwatinyuka hatabayeho inama z'ababyeyi, hatabayeho nk'ibisanzwe nyine inama tuba dukeneye. Aha rero ni muri menya kandi usobanukirwe aho urukundo rukura umwe rukamugeza ahandi, aho ubutumwa bw'Imana bugenda buvana umuntu umwe bukamugeza ahandi. Reka twakire uyu mubyeyi. Twakwakiriye cyane. Murakoze cyane. Si ngombwa kongera nivuge ni Rukundo Savio, ariko dukeneye kumva izina ryawe. Murakoze. Nanjye amazina yanjye nitwa Ingabire Flavia. Uvuye hejuru niwe mutware wanjye. Ubwo turavuga nk'umuryango wa Mugarura. Yego. Tubasanze mu byishimo by'igitaramo, twifuza gutaramana namwe, ariko turibaza ngo iki gitaramo twumvishije Mugarura ibyo yatubwiye, nawe dushaka kugira ngo tubwire kimwe mu byiza ushobora kwibukiraho uyu mubyeyi cyatumye uva mu rugo na Mugarura ukaza hano gutaramana nawe muri iri joro. Murakoze cyane. Ibyo kuvuga ni byinshi kuri uyu mubyeyi, shingiye uburyo twabanye, yatubereye umubyeyi muzima, ariko ndavuga ijambo rimwe gusa. Hari umuntu wigeze avuga ngo umuntu umwe yaravuze ngo kubabaza umuntu wigeze usetsa biroroshye cyane, ariko gusetsa umuntu wababaje birakomeye. Bivuze iki rero? Dariya n'umwe mu bantu badusekeje nk'umuryango wacu, atwibagiza umubabaro twigeze tugira mu kubumenya cyangwa se no guturana nawe. Imana yamutuzaniye tumaze igihe twumva turemererewe mu mitima yacu bitewe n'ikintu gikomeye twari tumaze guhura nacyo, ariko nyuma yo kumubona no kubana nawe yarongeye aradusetsa. Yakoze ikintu gikomeye mu mitima yacu, yaradusamye, arongera aratwubaka, dukomezanya urugendo. Na n'ubu sinzi ko kubabara kwacu byaturuka kure, kuko yatwanduje umunezero, atwanduza ibyishimo. Ubu twongera tubaho mu buzima bunezerewe. Yatwibagije umubabaro n'ibikomere twigeze tugira. Ndabimushimira cyane. Nicyo kintu numva kimbanda ku mutima. Warakoze cyane. Watubereye ibyishimo, watubereye umubyeyi, watumaze agahinda twigeze duterwa n'abandi bantu. Imana iguha umugisha mwinshi. Ntabwo mfite ikintu namuvugaho. Yarandwaje, ibyo bita gutindikiriri. Mbese yankoreye ibintu bikomeye cyane birenze ibyo navuga hano kuri kamera, ariko namusabira umugisha nta kindi. Nubwo ugiye kure yacu, ariko mu mutima uri bugufi bwacu, kandi uzahora hafi yacu cyane mu bitekerezo. Tuzagomba tugusengere, tuzagomba tukugisha inama, tuzagomba tukwishimire. Aho ugiye uzahirwe, Imana izaguhire. Uyu ni umuryango rero twakiriye. Reka tubaze nk'umubyeyi, noneho hari icyo usigiye abana, hari impamba ubasigiye. Urumva wabakijije ibikomere, wabanye nabo mu nzira zitandukanye. Reka twongere twakire undi mukozi w'Imana ukoranye umurimo n'uyu mubyeyi muri iki gitaramo. Turagusuhuje cyane. Ndabashuje nanjye.
tubasanze mu gitaramo muri kwishima. nibyo. Twifuje kumenya izina ryawe ndetse n'impamvu none wowe yatumye uhaguruka ukaza gutaramira uyu mubyeyi. Wakoze cyane. Nitwa Mushakamba Emmy. Impamvu yatuzamo iki gitaramo nk'uko bagenzi banjye bivuze, twifuje ko dutaramana n'uyu mubyeyi. Ntabwo nabyita ibya nyuma, ntabwo ariko bimeze. N'ikindi tuzagira amahirwe dutaramena nawe. Yego. Ariko kuko yimutse kubera impamvu z'akazi, ashobora kuzaca iminsi runaka tutongera kubona nawe. Niyo mpamvu twongere tugirana ibihe byiza. Ubu si bwo bwa mbere twagiye duhura mu buryo bumeze nka gutya, dusenga. Yego. Ubwo ntitwaba tumusezera, ariko umwanya nk'uyu unyibukije igihe kimwe twaga duhuye turi abantu benshi turi kumwe nkawe, kandi ikinejeje yabaga ari mu bantu ba mbere babigizemo uruhare. Yego. Akaguhamagara ati wakoze, ndahari, ati ngwino nkwereke. Akadukusanya tukagira ibihe byiza. Yego. Niyo mpamvu uyu munsi nk'uyu ngo twifuje ko tubana nawe, tumwifuriza ibihe byiza hagiye kujya. Murakoze. Murakoze cyane. Emmy, nakibaza ngo mu bihe byiza mwagiranye, ubu ngubu noneho hari iminsi igiye gucaho itari mike mutari kumwe. Muri wowe ni ikihe gihombo ugize kuba ugiye kubana n'abandi batari uyu mubyeyi? Urumva muri wowe ari izihe mbaraga zikuvuye iruhande? Wazibwira abadukurikiranye kugira ngo twumve uburemere bw'ibyiza wabanye n'uyu mubyeyi, noneho n'imbaraga utakaje muri iyi minsi. Wakoze cyane. Iyo tuvuga bino bintu abantu ntibagakeka ko ari ukugira ngo umuntu akabya ibintu. Oya, burya buri muntu afite ukuntu abyumva. Uyu mubyeyi, umuryango wa Ndamage ni inshuti zacu. Yego. Ako by'umwihariko ari inshuti y'umudamu wanjye. Yari inshuti, ari nk'umubyeyi, ari nk'umujyanama. Yego. Ku buryo nk'ubwije ari nk'uko mbona bari kumwe, nkabona ntihari ikiri mukuru uyu munsi. Nabaga nzi ko inama ari umukureho, arabari inama. Kavuyeho kantu gatoya, nibutse ibihe byiza twagiranye twize guturanaho. Hanyuma baza kuhimuka bajya ahandi. Iki gihe twarababaye. Urumva urabona iyo ufite umuturanyi hafi yawe, umunyu urashira ukirukanka, amazi arashira ukirukanka, iyo umuntu akugiye kurumva ukuntu bimeze urabyumva. Yego. Iki gihe rero byaratubabaje kuko twakomeza ubuzima bundi duhora mu murimo w'Imana, dusa nka tujya dukira buhoro buhoro. Yego. Ariko none uyu munsi bwo byakomeye. Byakomeye nako nacongeraga aho zenzi, ariko ahumure. Kandi ibi ntago ari ukubeshya n'ukuri. Yego. Twize kugira ibi twize kubyara. Ora muri iyi minsi hari igihe umuntu aba adafite umubyeyi. Yego. Urabizi uruhare rw'umubyeyi ku muntu w'umubyeyi wabyaye. Ariko umubyeyi yaraje, yavuye kwa muganga, aje mu rugo, we yarahabaye. N'abandi bagenzi be bandi. Nabaga nashyize akaguru ku kandi meze gutya, ibintu byose abijyemo nkasanga byose biri ku murongo. Yego. Igihe nari ntafite umubyeyi, madamu nawe ntawe uhari, cyo yarakizibye. Yego. Yarakizibye kandi warabizi neza. Kandi by'umutima wanjye bizi neza nanjye. Rero uyu munsi twifuje ko katuvuge kiri ku mutima yacu, wagize neza. Kandi nawe ubwo biguhereza imbaraga ku buryo wongera indi tafari naho ugiye hari abantu. Wakoze. Aka kanya umuntu yakibaza ngo impamba noneho wamuteguriye nk'umubyeyi wakubaye hafi, nk'imbaraga utakaje mu by'ukuri mu bujyanama, noneho hari ijambo wamuteguriye. Ihangane urimubwire natwe tubyumve, ndetse n'abaduteze amatwi n'abari kutureba babashe kubyumva. Wakoze cyane. Ikintu namubwira cyo, iki gitaramo ubwacyo ni isomo. Hari igihe atakekaga ko bimeze bitya nawe. Yego. Ariko bimuhaye ishusho imeze itya, avuga ati bya bintu burya nibyo koko. Yego. Hari igihe abikoraga, avuga ati ndafasha umuntu, kuba ni ibintu byoroshye. Ibi bintu wongera wibuke ko biguha isomo.
yo gukora cyane. Uyu mubyeyi yitwa Nyirarukundo, ariko hari ukuntu bijya bigenda neza izina rikaba n'umuntu. Rero Imana ikomeze bane nawe, ni mu gihugu abantu bajya bavana mu gihugu bakajya hanze ajya gusura abandi bantu, kuko ntago nabura itike mu Bugesera, ntago nayibura. Kandi n'uwo mwanya nawe ushoboka nk'ubona, gusa Imana izamfasha kandi izakomeza ngukunde. Akoze cyane. Emi, turi gusoza, ni iki wabwira noneho abadukurikiye, ni iyihe inama wabagira nk'umuntu wavomye ku iriba ry'isoko y'urukundo? Ni iki wagira izindi nama ari urubyiruko ruri kutwumva ndetse n'abandi babyeyi? Murakoze cyane. Inama nagira abandi bose batwumva, buri muntu wese ajya ashaka ibihe nk'ibi ngibi. Nkube wa muntu uri ahantu ngo nugenda abona kuba ikimenyetso cy'umusaraba. Kuko ibi bintu hari n'abandi bagiye bakora ibintu nk'ibi ngibi kumusezera kugira ngo akomeze gahunda, byamuhaye isomo nawe. Buri muntu wese ajya ashaka ko nibura abantu tubanye mbasigikiye umutima, kuko mvuze ikintu ngiye mwibukiraho yadufashije. Buri muntu wese ajya aharanira icyo kintu cyo ko aho useze wasize umusanzu runaka. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Mumeza kubyumva rero, aba ni abavandimwe bari gusezera kuri mwene data ujye gukomereza ubutumwa bwo guhimbaza Imana, ubutumwa bw'ijambo ry'Imana ndetse ahandi. Tumwifuriza kugira ngo aho imbuto yereye hano muri Kayonza azazijyane ndetse n'ahandi, tuzajya duhurira mu gitaramo turi kumushimira ku byiza akomeza gukora, ndetse tunamukingura, kuko iyo ukoreye umuntu igitaramo tuba turi kumukingurira gate z'ijuru, yinjira mu bwami bw'ijuru umutima usukuye kandi umeze neza. Reka dukomeze rero twakire n'abandi bavandimwe bakomeze bagira icyo bamubwira kiri ku mutima bamuteguriye. Murakoze cyane. Fuza kugira ngo tuganire kandi dusangire n'ibyishimo, tubisangize ndetse n'abandi bakomeza kudukurikirana umunsi ku munsi. Nitwa Rukundo Savio, nshuti y'Imana n'abantu. Wowe witwa nde? Je nitwa Kabwisage Claudine. Claudine. Yego. Tugusanze mu gitaramo uri guhimbaza Imana. Ubu ngubu umuntu yahise yibaza ngo ese hari ababyeyi benshi bari mu rugo, hari ibyo bari gukora, wowe wafashe umwanya wo kuza muri uru rugo. Intego ni iyihe y'iki gitaramo kugira ngo n'abandi babyeyi ubakangurire kugira ngo bazajye bakora igitaramo nk'iki? Yego, murakoze. Dusanze mu gitaramo twari turimo gushima Imana ko ni groupe twasenganye cyane muri Covid, dusenga Imana kandi hari ibyo yashubije. Rero urumva ko imitima yacu yari inezerewe, dushima n'Imana yuko umuvandimwe muri twebwe Imana navuga ko yamuhaye promotion akabona akazi. Dushima Imana ko yamuhaye akazi, kandi tunamusezeraho tumubwira yuko nubwo agiye ariko tukimufite ku mutima, tukimukunda. Yego. Mwakoranye umurimo wo gusengana mu bihe byari bikomeye, sinavuga ngo ni igihugu cyacu gusa kuko ni amahanga yose. Mu gihe cya Covid cyari igihe cyaguma mu rugo, abantu benshi n'umwanya wo gusenga, usibye gusengera mu rugo hari n'igihe twaburaga no ku umuntu yatabukira ku muhanda, ariko mwebwe mwagize uruhare kugira ngo mubashe kwihuza musengere basi igihugu ndetse n'isi muri rusange. Aka kanya ni ikihe kintu uyu mubyeyi noneho mwicaranye, ndabona mwenda kungana, ni ikihe kintu uzajya mwibukiraho unamusabira aho agiye kugira ngo azakomeze ubwo butwari? Uyu mubyeyi ibintu umuntu yamuvugaho ni byinshi. Icyambere nk'uko bavuze ko yitwa Nyirarukundo, agira urukundo pe, kandi ntarobanura ku bantu bose. Icyo nicyo kintu cyambere nabashije kumwigiraho. Yego. Ikindi agira ishyaka. Niba agiye mu kintu aragikora neza kirinde gisoza. Ibyo ni ibintu twagiye tumubonaho, kuko ni umubyeyi mukuru kuri twebwe, ni ibintu twagiye tumwigiraho. Ikindi akajya inama, akabona watanye ahubwo ati ntago ari byo, garuka. Iyo umuntu akugiriye gutyo uhita ubona ko ari umuntu muzima.
kuko hari n'uwabona yuko ukoze ibintu bitari byo akakwihorera. yego Kandi muri urugendo rw'ubuzima, muri urugendo rw'agakiza, ntabwo umuntu yakwishoboza, ahubwo turiho kugira ngo duterane imbaraga kugira ngo tuzagere mu bwami bw'Imana. amen Kuko twese nicyo duharanira. Rero yatubereye uw'ingenzi, nubwo tuvuga ngo twarasengaga ariko niwe wabigizemo uruhare. Aradufasha, aratwegeranya, hanyuma n'ibyo twasengeye Imana ibasha kubyumva. Ariko nawe abigizemo uruhare kuko yari umuntu ukubwira ngo nyuraha caha bigenze gutya, kandi uko akubwiye wabyubahiriza nk'uko abikubwiye bikagenda neza. Icyo ni ikintu cya mbere namushimira. Ni kumuvugaho ni byinshi. Umutware wanjye avuye hejuru, yabaye umubyeyi wacu. Yabaye umubyeyi wacu mu bihe bigoye. Nabyaye ari muri corona, nawe ibaze muri corona urumva byari bitoroshye. N'umubyeyi wawe niyo waba umufite ntabwo yabaga yabona ukuntu akugeraho, ariko kuko ari we twari dufite hafi, yatubereye umubyeyi. Turamushimira cyane, yakoze inshingano za kibyeyi. Imana imuhereza umugisha. umuntu yakibaza ngo noneho ni izihe mbuto agusigiye ugomba kuzajya umwigiraho kugira ngo nawe uzerere abandi? Imbuto ni nyinshi. Nabikubwiye, ikintu cya mbere ni urukundo. Gukunda umuntu utagendeye ku kindi icyo ari cyo cyose, ukamukunda kuko ari ikiremwa cy'Imana, ukamukunda kuko ari umuntu, ukamukunda kuko ari mugenzi wawe, kuko buri muntu wese akenera undi. Ntabwo buri muntu wese abaho ku giti cye, uko byagenda kose ukenera mugenzi wawe. Ikindi, ukagira ishyaka mu byo ugiyemo. Ibyo ni ibintu twagiye tumubonaho, ukabona ko ari ibintu bimurimo kandi adashakisha. Ni ibintu bimurimo pe. Ntabwo twavuga ngo aragenda hirya cyangwa hari ahantu abikura. Ni ibintu bimurimo bigaragarira buri muntu wese. Ibyo ni ibintu twagiye tumwigiraho, kandi akagira ikintu nakwita cyo kugira inama buri muntu wese, atitaye ngo ni mukuru, atitaye ngo ni mutoya. Ibyo ni ibintu twagiye tumubonaho, ni inama, ni imbuto yagiye atwerera, natwe tugomba gukomeza kubishyira mu bikorwa mu gihe tutari kumwe. Ariko tuzi neza yuko turi kumwe ku mutima. amen murakoze cyane. Murakoze. Reka turakwakiriye cyane umusaza.